Haleluya Yesu, haleluya mwami, haleluya. Uwiteka nje imbere yawe, nje imbere yawe nguhimbaza, kandi nje imbere yawe mu mashimwe. Haleluya Yesu, haleluya. Ijambo ryawe rirambwira mwami ngo ni wowe nzira, ni wowe kuri, kandi ni wowe bugingo. Mwami nizereye mu izina ryawe, mwami nizereye mu bwiza bwawe, ndakwinginze ngo udufungurire amarembo atujyana imbere ya data. Mu izina rya Yesu, Uwiteka ndakwiringiye, Uwiteka ndaguhimbaje, kandi Uwiteka nkweretse n'abagiye kunkurikirana muri kano kanya kugira ngo ubane natwe Uwiteka. Ijambo ryawe rirambwira neza muri Matayo igice cya 18 ko ababiri cyangwa abatatu bahurije umutima hamwe bagambiriye kuguhimbaza, bagambiriye kukunezererwa, Uwiteka uramanuka ukabana nabo. Kuko ijambo ryawe rirambwira ngo aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rya Kristo, Uwiteka bari hagati muri bo. Uwiteka rero ubane natwe muri iri joro, ubane natwe Nyagasani, Uwiteka ubane natwe muri byose, ubane natwe dutangiye kugeza dusoje mu izina rya Yesu. Uwiteka rero ndaguhimbaje, nje imbere yawe ndi mu mashimwe, haleluya. Nje imbere yawe ndi mu munezero, Uwiteka. Nje imbere yawe ndi mu mashimwe, uhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rirambwira muri Zaburi 113 ngo tuguhimbaze. Mwabagaragu b'Uwiteka mwese, mwe muhimbaze Uwiteka. Mureke dushime Uwiteka Imana yacu, mureke duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu. Uwiteka izina ryawe nirihimbazwe, uhereye none ukageza iteka ryose. Uwiteka himbazwa Uwiteka, kuko urera kandi uraboneye. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ryawe riraboneye Uwiteka, izina ryawe rirakwiye Uwiteka. Icyubahiro ni cyawe mu isi no mu ijuru, icyubahiro ni cyawe. Uhereye mu majyepfo ukageza mu majyaruguru, uhereye iburasirazuba ukageza aho rirengera, Uwiteka icyubahiro ni cyawe. Ni wowe ukomeye Uwiteka, ni wowe uhambaye Uwiteka, ntawe uhwanye nawe Uwiteka Imana yacu. Ufite intebe yawe hejuru y'ibiri ku isi n'ibiri mu ijuru byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka uzamura bicisha bugufi, ukabashyira hejuru y'abanzi babo. Uzamura boroheje mwami mu izina rya Yesu, ukabakura mu mukungugu ukabashyira hejuru mwami. Kandi Uwiteka uzamura abakene ukabakura mu icukiro, kugira ngo ubicaranye n'abakomeye, kugira ngo ubicarane n'ibikomangoma, mu izina rya Yesu Kristo Yeshua. Uwiteka ndaguhimbaje muri uyu mwanya, ndakunezerewe kandi ndakwereka abanteze amatwi mwami, ngo utugirire neza, utwakire imbere y'ubwiza bwawe, twakire mu izina rya Yesu, kubw'igitambo umwami wanjye Yesu Kristo yarangirije ku musaraba. Ndakwingize mwami Yesu ngo utwakire, ndakwingize mwami ngo utwakire, ndakwingize mwami ngo turengere mwami muri aya masaha. Utugirire neza muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu. Uwiteka rero ndakwingize ngo umbabarire ibyaha byanjye, ndakwingize ngo umbabarire ibicumuro byanjye, ndakwingize ngo umbabarire gukiranirwa kose, ndakwingize ngo umbabarire Nyagasani kurenga imbibi zashyizweho n'ijambo ryawe. Ndakwingize mwami ngo umbabarire gukiranirwa kw'imiryango yanjye, umbabarire gukiranirwa kw'igisekuru cyanjye, umbabarire gukiranirwa kw'inzu ya data, aho twakiraniwe hose Uwiteka. Ndakwingize ngo umbabarire Uwiteka, unyeze mu izina rya Yesu. Ndakwingize ngo unyeze, unkureho gukiranirwa kose, unyezeho imyanda yose y'umubiri Nyagasani n'umutima, nk'uko biri mu ijambo ryawe mu gitabo cy'urwakare rw'Abikorino ibice 7 umurongo wa 1, ngo twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umwuka. Uwiteka ndakwingize ngo unyeze mu izina rya Yesu. Kandi nk'uko biri mu ijambo ryawe mu gitabo cya Yakobo, Uwiteka ndakwingize ngo tweze imyanda yose y'amaboko, kandi utweze imyanda yose yo mu mutima. Duhindure ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu duhindure ibyaremwe bishya, duhindure abana bawe, duhindure ibitambo ushima kandi wemera mu izina rya Yesu. Tata, kandi nkweretse abanteze amatwi bose ngo ubeze aho bari, ubeze mwami, kugira ngo tugaragare imbere turi ibitambo bizima kandi bishimwa nawe. Uwiteka duhuriye mu isengesho, tukwinginga ngo twakire, tukwinginga ngo tukweze mu izina rya Yesu. Tubabarire ibyaha byacu mwami mwiza, ibyo twakoze bihabanye n'ijambo ryawe, yaba ari mu bitekerezo, yaba ari mu migambi, yaba ari mu byiyumviro, yaba mu cyari cyo cyose. Uwiteka ndakwinginze ngo utubabarire, Uwiteka utweze mu izina rya Yesu. Uwiteka utwejeshe ubuntu bwawe, Uwiteka utwejeshe imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Utwezeho irari ryose, yaba iry'ibitekerezo, yaba iryo mu mutima, yaba n'iry'umubiri. Uwiteka utweze mu izina rya Yesu. Tubabarira iry'ubutunzi Uwiteka, tubabarira ubugambanyi, tubabarira ubugome, tubabarira uburiganya Uwiteka utubabarire gusebanya. Uwiteka ndakwinginze ngo utubabarire kuvuga abandi bibi. Uwiteka ndakwinginze ngo utubabarire urwango
utubabarire nyagasani umwuka wo kwihorera mu izina rya Yesu tweze utwejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo Yeshua kandi Uwiteka utubabarire kudaha agaciro ijambo ryawe utubabarire kubura ubwenge ijambo ryawe rirambwira ngo abana bawe barimbutse nta kindi bazize uretse kubura ubumenyi kubura ubwenge bw'ijambo ryawe Uwiteka nakwinginze ngo tubabarire ko tutaha agaciro kwiga ijambo ryawe uyu munsi uduhagisha ijambo ryawe Uwiteka utubabarire guca imanza zibera imanza zigoramye imanza zibangamira abakene imanza zibangamira bishishije bugufi imanza zitonesha utubabarire Uwiteka guca imanza mbi zigoramye mu izina rya Yesu tubabarire Uwiteka nakwinginze ngo tubabarire amakimbirane tubabarire intonganya tubabarire urwango tubabarire urwikekwe kugira urwikekwe hagati yacu ndetse no hagati y'abandi tubabarire kugira nyagasani mwami mwiza uburakari tubabarire guhorana ishavu tubabarire guhorana umushiha tubabarire guhorana ubusharire mu izina rya Yesu tubabarire kwijujuta utubabarire kwijujuta no kwitotomba Uwiteka utubabarire ubusambanyi Uwiteka utubabarire ibishuko yaba ibijyana abandi mu bibi yaba natwe ibitujyana mu bibi Uwiteka nakwingize ngo tubabarire mu izina rya Yesu ndakwingize ngo tweze mwami utweze dutunganye mwami mwiza utweze duse na Sheregi mwami mwiza twese duse na Izobu Uwiteka utugirire neza Uwiteka utugirire ibambe turi abana bawe ijambo rya rirambwira muri Zaburi 103 ngo Uwiteka uri Imana y'inyembabazi uri Imana itinda kurakara ndakwinginze Uwiteka ngo utugirire ibambe ndakwinginze ngo Uwiteka nuduhishe mu maso hawe ndakwinginze ngo Uwiteka udutabare muri aka kanya udukureho gukiranirwa kose ijambo rya rirambwira mu maganya ya Yeremiya ngo ababyeyi bacu bakoze ibyaha ababyeyi bacu bakoze ibyangwa n'amaso yawe none ntabwo bakiriho none twikoreye gukiranirwa kwabo Uwiteka nakwinginze ngo udukureho gukiranirwa kw'imiryango yacu udukureho gukiranirwa kw'ibisekuru byacu Uwiteka utweze mwami mu izina ry'umwami Yesu twitandukanyije n'ibyangwa n'amaso yawe byakozwe n'abasekuruza bacu twitandukanyije n'ibyangwa n'amaso yawe byakozwe nabo dufitanye isano mu izina rya Yesu twitandukanyije n'ibikorwa byo kuragura no kuraguza ibikorwa byo kuroga no kurogana twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu Kristo Yeshua dutandukanye nabyo Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo Yeshua ibikorwa byo kuroga ibikorwa byo kurogana muve ku bana b'Imana muve ku bana b'Imana umwuka w'ubupfumu ndakwirukana mu izina rya Yesu ndaguhambira mu izina rya Yesu ndakwirukana mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu twitandukanye n'ibikorwa by'ubusambanyi ubusambanyi yabo bukorewe mu ibanga yabo bukorewe ku mugaragaro twitandukanyije nabwo mu izina rya Yesu Uwiteka tubabarire Uwiteka tweze mu izina rya Yesu dutandukanye n'ubugingo bwanduye mwami mwiza ubwo twihuje nabwo mu bikorwa byanduye dutandukanye nabwo utugire ibyaremwe bishya ahubwo duhuze n'umutima w'umwami Yesu Kristo duhuze n'umwami wacu Yesu Kristo nta wundi dushaka guhuzwa nawe uretse umwami wacu Yesu Kristo kuko ijambo rya rirambwira ngo tuve hagati ya babandi twitandukanye nabo babandi banduye za ntebe zo gukiranirwa twitandukanye nazo Uwiteka ndakwingiza ngo tweze tweze udukureho imyanda yose y'ibibi mu izina rya Yesu twitandukanyije n'ibigirwamana byose imiryango yacu yubamiye twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu twitandukanyije n'ikigirwamana rya ngombe twitandukanyije nacyo mu izina rya Yesu Kristo Yeshua ikigirwamana bise ngo ni Imana y'u Rwanda twitandukanyije nacyo iki ni ikinyamaboko ni imbaraga z'umwijima zihagarariye Satani twitandukanyije nazo mu izina rya Yesu twitandukanyije nawe rya ngombe twitandukanyije nawe nyabingi twitandukanyije n'imbaraga z'umwijima twitandukanyije n'imbaraga zanduye twitandukanyije n'imyuka y'abakwezi n'abarangi mu izina rya Yesu Kristo Yeshua twitandukanyije n'izo mana zabo zikuzimu twitandukanyije nazo mu izina rya Yesu Kristo Yeshua izo mbaraga zanduye izo mbaraga z'umwijima twitandukanyije nazo mu izina rya Yesu ikigirwamana cyitwa Allah abasekuruza bacu baba barasenze cyangwa abavandimwe bacu twitandukanyije nacyo mu izina rya Yesu Kristo Yeshua twitandukanyije nawe ikigirwamana Allah cyo mu Barabu twitandukanyije nawe ntabwo uri Imana yacu twitandukanyije nawe ndatura ko Uwiteka ariyo Mana yanjye ndatura ko umwami Yesu niyo mwami wanjye kandi ndatura ko UmwukaWera ari we mugenga wanjye twitandukanyije n'umwami kazi w'umwijima wo kwijuru rya kabiri mu izina rye twitandukanyije nawe we bitiriye Mariya twitandukanyije nawe mu izina rya Yesu twitandukanyije nawe imirimo yawe nirimbuke mu izina rya Yesu Kristo Yeshua twitandukanyije nawe we n'ingabo zawe we n'abadayimoni bawe twitandukanyije nawe mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yeshua ibigirwamana byose abasekuruza bacu basenze ikigirwamana Bayal twitandukanyije
twitandukanyije nawe mu izina rya Yesu. Va ku bana b'Imana, va ku bana b'Imana, twitandukanyije nawe muri uyu munsi, twitandukanyije nawe mu izina rya Yesu. Rimbuka, rimbuka mu izina rya Yesu. Rimbuka, 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 rimbuka. Ikigirwamana Moleki baha abana bato cyane b'impinja, ikigirwamana Moleki kiba kigenda gishakisha abakuramo amada ngo gitangirweho ibitambo. Twitandukanyije nawe mu izina rya Yesu. Ibitambo abasekuruza bacu batanze byo gukuramo amada, byo kwica abana, byo kuroha abantu, mu izina rya Yesu twitandukanyije nawe, mu izina rya Yesu twitandukanyije nawe. Rimbuka, 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 rimbuka. Twitandukanyije n'ibikorwa byawe, twitandukanyije n'imirimo yawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo ni izina rikomeye, ni izina rihambaye, ririmbura imirimo yawe yose, ririmbura imirimo yawe yose y'umwijima mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'imandwa, imandwa abasekuruza bacu bakoreye, imandwa abasekuruza bacu babanzwemo, twitandukanyije nazo. Twe ntago tubandwa, twe ntago tubandwa, ibikorwa byo kubandwa twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Imandwa zose nizirimbuke mu izina rya Yesu, nizirimbuke mu izina rya Yesu, nizirimbuke mu izina rya Yesu. Imyuka y'abapfuye nirimbuke mu izina rya Yesu. Ibyo bita ngo n'abatagatifu, break, 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 murimbuke mu izina rya Yesu, murimbuke mu izina rya Yesu. Twitandukanyije namwe, twitandukanyije namwe imyuka y'ikuzimu, imyuka y'umwijima, imyuka y'abapfuye, twitandukanyije namwe mu izina rya Yesu. Twitandukanyije namwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitugasenge ya ishusho ariyo yose, yaba iri mu isi, yaba iri mu ijuru, yaba babayeho, yaba n'abazabaho. Twitandukanyije namwe. Ibitari Uwiteka, ibyo abantu bihaye gusenga, ibyo abantu bibaye kubamira, twitandukanyije namwe. Murimbuke mu izina rya Yesu, murimbuke mu izina rya Yesu. Imyuka y'abazimu, imyuka y'ibitega, imyuka y'amahembe, twitandukanyije namwe. Imyuka mibi y'umwijima, imyuka yanduye yose y'umwijima, twitandukanyije namwe mu izina rya Yesu Kristo Yeshua. Twitandukanyije namwe, twitandukanyije namwe. Twakuye mu bitekerezo byacu, twakuye mu buzima bwacu, twatandukanyije n'ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Iteka rero tubabarire ko imiryango yacu yakwimuye igasenga izindi mana. Izi mana rero twitandukanyije nazo, turazirimbuye mu izina rya Yesu. Haleluya Yesu, haleluya Yesu. Yesu, izina ryawe ni izina rikomeye cyane, ni izina rihambaye, ni izina ry'imbaraga, ni izina isi yose ikwiye kubamira mu izina rya Yesu. Imiryango yacu yaba yarasenze imana z'abanyamahanga, twitandukanyije n'izo mana, twitandukanyije n'izo mana zanduye mu izina rya Yesu. Twitandukanyije nazo, twitandukanyije n'izo mana z'umwijima mu izina rya Yesu. Imana z'izuba, imana z'ikirere, imana z'amazi, imana z'inyenyeri, ikitswe imana cyose, imana z'ibikoko n'ibisimba, twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije na Buda, twitandukanyije nawe. Ntabwo uri imana yacu, uri ikigirwamana, uri imbaraga z'umwijima. Twitandukanyije nawe mu izina ry'Umwami Yesu. Imana z'Abanyamisiri, imana zo muri Egiputa, twitandukanyije nawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Twitandukanyije namwe. Murimbukire ikuzimu, murimbukiye muri Gehenomu, twitandukanyije namwe mu izina rya Yesu. Uwiteka rero, mu izina rya Yesu tuje imbere yawe, turakwinginze ngo UmwukaWera atwigishe ubwiza bwawe. UmwukaWera ndakwinginze ngo uhe imbaraga intekerezo zacu. UmwukaWera turakwinginze kandi ngo utuyobore muri iri sengesho. Data, mu izina rya Yesu, tuje imbere turi mu mashimwe, tuje imbere turi kuguhimbaza kuko uri Imana y'ukuri, uri Imana y'amahoro. Tuje twicishije bugufi, tuje twubashye izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo Yeshua. Turakwinginze ngo utuyoboreshe ubwiza bwawe, utuyoboreshe urukundo rwawe, kandi utwuhagishe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina rya Yesu. Data rero, ijambo ryawe rirabimbwira neza mu gitabo cya Matayo igice cyawe cya 18 umurongo wa 18 ngo icyo nzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, kandi n'icyo nzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Rero ngewe n'abanteza amatwi, tuje Nyagasani ubumwe bwo gusenga, tuje duhuje umutima Nyagasani, turakwingiza ngo duhe ubutware waduhaye Nyagasani, turabwakiriye mu izina rya Yesu, tubwizereyemo Mwami mu izina rya Yesu, nkuko byanditse muri Luka igice cyawe cya 10 umurongo wa 19, waduhaye ubutware bwo gukanagira inzoka, gukanagira scorpion, kandi n'ambaraga z'umwijima uko zaba zimeze kose zizagira icyo zitwara ubuzima bwacu. Twizereye hamwe rero, turi hamwe rero Mwami, duhuje umutima kugira ngo imbaraga zose z'umwijima zagambiriye kurwanya ubuzima bwacu, imbaraga z'umwijima zagambiriye kudutoteza, zose uzirimbure Uwiteka, zose uzirimbure nonaha mu izina rya Yesu. Roboza bakana, uzirimbure Uwiteka, uzirimbure Mwami, uzirimbure muri aka kanya. Wowe unteza amatwi, izerane nanjye, fatanya nanjye kwizerera mu ijambo ry'Imana ko icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Tugiye guhambira ibinyamaboko by'umwijima byabushye ubuzima bwacu, ibinyamaboko by'umwijima byabangamiriye ubuzima bwacu, ibinyamaboko by'umwijima byakomeje kwishyira hejuru no kutubangamirira ubuzima. Tugiye gufatanyiriza hamwe tubihambire mu izina rya Yesu.
mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yeshua tugiye kubihambira byose mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cyitwa icyangere ndaguhambira mu izina rya Yesu. Wakinyamaboko cyo mwijima we rimbuka mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha va ku bana b'Imana. Uwiteka yaduhaye igikundiro va ku buzima bwacu. Icyangere ndakurimburana n'imizi yawe yose, ndakurimburana n'amashami yawe yose, ndakurimburana n'imirizo yawe yose, ndakurimburana n'ibikorwa byawe byose. Va ku bana b'Imana, va ku buzima bwacu, va ku buzima bw'abana b'Imana mu izina rya Yesu. Amagambo yose y'icyangere badutongereye, ibikorwa by'icyangere byose badukoreyeho byose ndabirimbura mu izina rya Yesu. Icyangere rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cya antikristo rimbuka. Nta zina rigomba kwishyira hejuru ya Kristo, nta zina rigomba kugisha impaka ijambo ry'Uwiteka. Antikristo rimbuka nonaha, rimbuka mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu ishukana, imyuka y'ikuzimu iyobya, rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Rimbuka mu izina ry'umwami Yesu. Aho mukura imbaraga hose nihakame nonaha mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko kidufata bugwate rimbuka mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cy'umwijima kidushyira mu bihome, kifatira ubugingo bwacu. Rimbuka nonaha, rimbuka Satani, rimbuka Sekibi, twitandukanyije nawe. Turatura mu izina rya Yesu ko twabohowe imigozi yose ya Sekibi, twarabohowe. Nta burenganzira ufite ku buzima bwacu, nta burenganzira ufite ku bana b'Imana. Rimbuka mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cy'urupfu rimbuka mu izina rya Yesu. Rimbuka Abidone, rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Ikinyaboko Abidone rimbuka mu izina rya Yesu. Apoliwoni rimbuka mu izina rya Yesu. Ndatura mu izina rya Yesu ku mwami wanjye Yesu Kristo yatsinze urupfu, yarutsindiye ku musaraba, yarutsindiye mu mva, yarutsindiye kuzimu, azokana imfunguzo z'urupfu. Waratsinzwe rero, ntago tuzapfa tuzarama kugira ngo tuvuge imirimo ikomeye Uwiteka Imana yacu. Rimbuka ikinyaboko cy'urupfu gishaka kwica abana b'Imana, gishaka gukenyura abana b'Imana batarangije inshingano zabo ku isi. Rimbuka Satani, rimbuka imbaraga z'umwijima, ndakwirukana ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cy'ubupfumu rimbuka mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta bupfumu cyangwa ubucuraguzi bizaho ubwoko bwa Isiraheli. Rimbuka va ku bana b'Imana, nonaha. Umwuka w'ubupfumu wakwirakwiriye mu bana b'Imana kurimbura mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha. Aho ubupfumu bukura imbaraga kayuka nonaha mu izina rya Yesu. Kayukupfe nonaha. Ndagutwika mu izina rya Yesu. Rimbuka mu izina rya Yesu. Ndakuboha mu izina rya Yesu. Ndakuboha amaguru, ndakuboha amaboko, ndakujugunya kuzimu muri cya cyobo kitagira amazi. Rimbuka mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cy'umwijima gitera kutumva, gitera uburagi, gitera gupfa amatwi. Rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha. Twitandukanyije nawe, turakurimbura mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yisanisha, familiar spirits, turabarimbura mu izina rya Yesu. Nimurimbuke nonaha mwa myuka mibi mwe, nimurimbuke nonaha, muve mu bana b'Imana. Imyuka yisanisha abo tuzi, imyuka yisanisha abo tutazi, igamije kudusinyisha amasezerano y'umwijima, igamije kugenzura ubuzima bwacu, igamije kunaniza imibereho yacu, igamije kuburizamo imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Rimbuka nonaha, familiar spirits. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwoko bwa Isiraheli ntago bikwiye, ntago byemewe ko abantu baraguza imyuka yisanisha, imyuka yiyoberanya. Nimurimbuke rero, muve mu buzima bwacu. Imyuka y'ikuzimu, imyuka y'abapfumu n'abarozi, muve mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cy'umwijima kiyoboye umwuka w'ubwoba, va ku buzima bwacu. Ntago abana b'Imana turangwa n'ubwoba. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntago twaremanywe ubwoba, ahubwo twaremanywe urukundo, twaremanywe imbaraga, twaremanywe umutima utuje. Va ku buzima bwacu nonaha mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha. Vunagurika nonaha mu izina rya Yesu. Wakinyamaboko cy'ubwoba we, rimbuka nonaha. Rimbuka Satani, rimbuka imbaraga z'umwijima, rimbuka imbaraga z'ikibi. Rimbuka. Vunagurika nonaha. Ndakuvunagura nonaha mu izina rya Yesu. Ubwoba bufata abana b'Imana, ubwoba batera, ubwoba bwo gupfa, ubwoba bw'ubukene, ubwoba bw'ejo hazaza. Rimbuka kuko umwami Yesu yatumaze ubwoba. Umwami Yesu yadukuyeho imyuka yaduteraga ubwoba, yadukuyeho ibikangisho byose by'umwanzi.
rimbuka mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cy'ubwibone gitera abana b'Imana kugira ubwibone kugira ngo bagaragare badashyitse imbere y'Uwiteka, rimbuka mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cy'ubwibone rimbuka nonaha, va ku bana b'Imana, va ku itorero ry'Imana, va ku bakozi b'Imana mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cy'ubwibone cyagwatiriye abakozi b'Imana, ndakirimbura nonaha mu izina rya Yesu. Ndakirimbura mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cy'ubwibone cyagwatiriye abayobozi, cyagwatiriye abana b'Imana, murimbuke nonaha. Ikinyaboko cy'ubwibone rimbuka, imyuka yose itera ubwibone rimbuka mu izina rya Yesu. Kuko ubwibone ntaho butaniye no gusenga ibigirwamana, kuko umwibone aba yumva ari we kigirwamana. Rimbuka rero, rimbuka ubwibone, umwuka w'ubwibone rimbuka mu izina rya Yesu. Ndakurimbura Leviathan, ndakurimbura mu izina rya Yesu. Ikinyaboko Leviathan ndakurimbura mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha Leviathan, rimbuka mu izina rya Yesu. Wigira umwami wo mu mazi ariko ntago uri umwami n'umwe n'umwami Yesu. Rimbuka Leviathan, nk'uko ijambo ry'Imana ribimbwira muri Yesaya 27 umurongo wa mbere ngo uwo munsi Uwiteka azahana Leviathan ya nzoka yihuta na Leviathan ya nzoka yihotagura, abihanisha inkoni ye nini ikomeye ifite ubugi, kandi azica ikiyoka cyo mu nyanja. Wa kiyoka Leviathan, uri umwuka w'ubupfumu, uri umwuka wanduye, uri umwuka w'ikibi, uri umwuka utoteza abana b'Imana. Rimbuka nonaha, inkota y'umwami Yesu ikurimbure mu izina rya Yesu. Nk'uko biri muri Yesaya 27 umurongo wa mbere, inkota y'Uwiteka ikurimbure, inkota y'Uwiteka ikurimbure nonaha mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yo mu ijuru ni wowe ubasha kurimbura Leviathan, ni wowe ubasha kurimbura kino kiyoka cyikiriye hejuru kurimbura abana bawe, kiyoka cyikiriye hejuru kutugirira nabi. Uwiteka kirimbure nonaha, kirimbure n'abambari bacyo mu izina rya Yesu. Umwamikazi wo mu mazi, mami water, rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Rimbuka mu maraya we, rimbuka wambaraga z'umwijima we, rimbuka umwamikazi, rimbuka mu izina rya Yesu. Umwamikazi wo mu maraya wo mu mazi, mami water, rimbuka nonaha, rimbuka mami water, rimbukana n'abamaraya bawe, abakobwa bawe ba Madamu Samake, abakobwa bawe ba Mermaid, nibarimbuke nonaha. Abakobwa biyoberanya baza kugusha abana b'Imana, badutera mu nzozi badusambanya, nibarimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu idutera mu nzozi, abamaraya b'ikuzimu bo mu mazi, nibarimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Kandi n'abamameni, abasore bo mu mazi baza kwangiza abana b'Imana b'abakobwa n'abagore, nibarimbuke nonaha. Abamamedi nibarimbuke, abamameni nibarimbuke, imyuka yose yo mu mazi nirimbuke, ndarimbura mu izina rya Yesu. Umwamikazi wo ku nkombe, the queen of the coast, rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Rimbuka mu izina rya Yesu. The queen of the south, umwamikazi wo mu majyepfo, mu nyanja yo mu majyepfo, rimbuka nonaha. Muve ku bana b'Imana ingoma yanyu y'umwijima, umwami Yesu nayishyireho iherezo mu izina rya Yesu. Nimurimbukane n'umwami wanyu Leviathan, nimurimbuke nonaha mu izina rya Yesu Kristo Yeshua. Nimurimbuke nonaha. Ubupfumu bwanyu mwinjije mu itorero, mukoresheje amadini ngo y'abazionist, ubwo bupfumu niburimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Ibintu bya fashion mwazanye mu isi byo kurimbura abana b'Imana, byo kubarangaza, ibyo bintu bya fashion nibirimbuke nonaha. Abana b'Imana nibakanguke mu izina rya Yesu, nibakanguke bamenye ko fashion, ibintu bya fashion byose, imyuka yo mu mazi bifite mu kuboko, mu izina rya Yesu turarimbura imyuka y'ikuzimu ikomoka mu mazi, imyuka y'ikuzimu ikomoka mu nyanja, imyuka y'ikuzimu ikomoka mu biyaga, imyuka y'ikuzimu ikomoka mu migezi. Turarimbura imyuka yanduye yose, turarimbura ibicaniro byayo mu izina rya Yesu. Nk'uko umugezi wa Ufurate wakamye, aho mukorera ni hakame nonaha. Imijyi mwubatse munsi y'inyanja, imijyi yose nirimbuke mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana nuyitwike nonaha, umuriro w'Imana nuyitwike. Imijyi mwubatse mu nyanja, imijyi mwubatse mu nyanja no mu mazi, mwubakiye kurimbura abana b'Imana, mwubakiye gutera ibitera abana b'Imana, iyo migi yose nirimbuke nonaha, nirimbuke mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cyo kuremererwa, ikinyaboko gitsikamira abana b'Imana, cyo kinyaboko ndagikandagira mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka, kandi twahawe ubutware bwo gukandagira scorpion. Ndagukandagira mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha, rimbuka mu izina rya Yesu. Ikinyaboko cy'ubumuga n'uburwayi, murimbuke mu izina rya Yesu. Ntago abana b'Imana umugabane wacu ari uburwayi, ntago abana b'Imana umugabane wacu ari ubumuga, nimurimbuke mu izina rya Yesu. Wowe unteze amatwi aka kanya, wowe urwaye, wowe ufite ubumuga, wowe ufite ibibazo runaka byo mu mubiri wawe, uvuga uti iyi ndwara runaka ntago ari wo mugabane wanjye, diabete ntago ari wo mugabane wanjye, kanseri ntago ari yo mugabane wanjye, indwara y'igifu ntago ari wo mugabane wanjye, mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu rimbuka mwuka mubi, mwuka w'ubumuga, mwuka w'uburwayi, aho ubabara hose hakoreho, uvuga uti uburwayi, ububabare si wo mugabane wanjye, mu izina rya Yesu, kuko ndi umwana w'Imana.
ubumuga bwose ndakurimbura mu izina rya Yesu. Umwami Yesu yabambwe ku musaraba ngo dukizwe uburwayi, dukizwe ubumuga, indwara zituveho mu izina rya Yesu. Yaba ari indwara zikira, yaba ari indwara zivango ntago zikira, zose umwami Yesu abasha kuzikuraho mu izina rya Yesu. Rimbuka rero, rimbuka kinyobora kugitera uburwayi, gitera ubumuga, gitera za paralise, rimbuka mu izina rya Yesu. Umwuka utera paralise ndagukuraho, umwuka utera diabete ndagukuraho mu izina rya Yesu Kristo Yeshua. Ngimyuka irandaranda mu miryango, ngabantu bose bakavukana za diabete, vuga uti ndabyanze. Abasekuruza banje baragwaye diabete, ababyeyi banje baragwaye diabete, ariko ngenda yanze mu izina rya Yesu. Ngiye ntago nzayirwara, kuko ndi umwana w'Imana, kandi Yesu Kristo acunguye ahinduka icyaremwe gishya. Vuga uturi icyaremwe gishya, vuga uti waracunguwe, anga kurwara diabete, anga kurwara kanseri nonaha mu izina rya Yesu Kristo Yeshua. Uturemanye ngo twangirize dutera kanseri, nidushonga nonaha, kanseri shonga nonaha, kanseri y'amabere shonga nonaha mu izina rya Yesu. Shonga uve ku bana b'Imana, rimbuka mu izina rya Yesu. Ntabwo umugabane wacu ari za kanseri ya prostate, va mu bana b'Imana, va mu basore n'abagabo b'Uwiteka, vamo nonaha, n'abana b'Uwiteka. Nta burenganzira ufite bwo kubatoteza, nta burenganzira ufite bwo gutoteza itorero ry'Uwiteka. Rimbuka Satani, rimbuka imbaraga z'umwijima, rimbuka imbaraga zanduye, va mu bugingo bw'abana b'Imana. Kanseri zo mu maraso, kanseri zo mu mitsi, nimurimbuke nonaha, nimurimbuke mu izina rya Yesu. Umwuka w'ishyari ndaguhambira mu izina rya Yesu, ndaguhambira amaguru n'amaboko, ndaguhambira mu izina rya Yesu. Ishyari ni n'umuna w'umurozi, rimbuka nonaha mwuka mubi, rimbuka nonaha mwuka wanduye, rimbukira ikuzimu, ndakohereza ikuzimu mu izina rya Yesu. Yaba ari ishyari ritera abana b'Imana mu itorero, yaba ari ishyari ritera mu imiryango ikaryana, imiryango igacanamo, mu izina rya Yesu ndakurimbura. Ishyari rimbuka nonaha, rimbuka mu izina rya Yesu. Umwuka w'ibinyoma rimbuka nonaha, umwuka w'ibinyoma, ibinyoma byagiye bikwirakwira mu isi, rimbuka wa mwuka w'ibinyoma we. Ibinyoma biri ku bantu, ibinyoma biri hirya no hino, rimbuka nonaha. Umwuka w'ibinyoma wakwirakwiriye, rimbuka mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubusambanyi wakwirakwiriye hirya no hino, rimbuka mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubusambanyi ukomoka mu nyanja, umwuka w'ubusambanyi ukomoka hose, rimbuka mu izina rya Yesu, rimbuka mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubushurashuzi, umwuka w'ubutinganyi, umwuka wo gukora ibikorwa by'ubukozasoni, rimbuka mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubusinzi, rimbuka mu izina rya Yesu. Break now in the name of Jesus. Rimbuka none mu izina rya Yesu. Rimbuka. Mwese ndabahambira mu izina rya Yesu. Binyamaboko by'umwijima, binyamaboko bya Sekibi, intumwa za Sekibi, abambari ba Sekibi, ingabo za Sekibi, yaba izokomoka mu kirere, yaba izokomoka mu nyanja, yaba izokomoka ku butaka, mu izina rya Yesu ndabahambira mwese, ndabajugunye kuzimu aho umwami wanjye ashaka ko mujugunywa, mu izina rya Yesu. Ndabajugunyanya n'imirimo yanyu, ndabajugunyanya n'imizi yanyu, ndetse n'imbuto zanyu zose mwabibye mu buzima bwacu. Ndabajugunyanya n'imizi yanyu yose, ndetse n'ibibahuza n'ubuzima bwacu byose. Imigozi mwaziritse ku buzima bwacu yose nicike nonaha mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo weze imibiri yacu yinuka insengero zawe Uwiteka. Ntago twemera ko imibiri yacu Satani yegera ingaruzwa muheto, ntago twemera ko imibiri yacu abadayimoni bayituramo, ntago twemera ko imibiri yacu abapfumu n'abarozi bayikoresha ibyo bashaka, ntago twemera ko imibiri yacu Satani yijyana mu irari n'ubusambanyi, ntago twemera ko imibiri yacu Satani ayirundamo indwara, ibigerageza, ubumuga. Turabyanze mu izina rya Yesu, turabyanze. Wowe nkurikiranye uvuga uti ndabyanze. Ntago umubiri wanjye ugomba kuba indiri y'abadayimoni, ntago umubiri wanjye ugomba kuba indiri y'indwara, ntago umubiri wanjye ugomba kuba indiri ya za virus, ntago umubiri wanjye ugomba kuba indiri ya za microbes, ntago umubiri wanjye ugomba kuba indiri ya za inflammations. Mu izina rya Yesu, imyuka y'ikuzimu itera indwara nirimbuke mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yangiza ingingo, rimbuka mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yangiza amaguru, imyuka y'ikuzimu yangiza amaboko, imyuka y'ikuzimu yangiza igituza, yangiza umugongo, mu izina rya Yesu rimbuka. Yangiza amara, imyuka y'ikuzimu yangiza amara, rimbuka mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yangiza umutima, rimbuka mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yangiza urwagashya, rimbuka mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yangiza ibihaha, rimbuka mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yangiza impyiko, rimbuka mu izina rya Yesu. Rimbuka imbaraga z'umwijima, yangiza umuhogo, rimbuka mu izina rya Yesu. Yitera indwara zo mu kanwa, yangiza amenyo, yangiza ururimi, nimbuka mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha, rimbuka mu izina rya Yesu. Break now in the name of Jesus. Break. Murimbuke mwambaraga z'umwijima mwe, murimbuke mwambaraga zanduye mwe, ndabarimbura mu izina rya Yesu. Break in the name of Jesus. Murimbuke ibicaniro byanyu mwatwubatsemo, nibirimbuke mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yangiza urwaga
agashya, imyuka y'ikuzimu yangiza urusyo, imyuka y'ikuzimu yangiza urutirigongo, rimbuka nonaha, rimbuka nonaha, rimbuka 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 rimbuka. Imyuka y'ikuzimu yangiza ubwonko, imyuka y'ikuzimu yangiza amaso, imyuka y'ikuzimu yangiza amatwi, imyuka y'ikuzimu itera ibicurane, yangiza mu mazuru, mu buhumekero, mu izina rya Yesu rimbuka, rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yangiza umutima, rimbuka, itera indwara z'umutima, yangiza imitsi yaba minini n'imitoya, rimbuka mu izina rya Yesu Kristo Yeshua, rimbuka nonaha. Break, 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 break. Break now in the name of Jesus. Your time is up. Your time is over. Your time is over. Your time is over in the name of Jesus. Break, 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 break now in the name of Jesus. Break now. I break you now. I break you now. I break you now. Nimurimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Nimurimbuke nonaha, nimukongoke nonaha mu izina rya Yesu. Umuriro w'Uwiteka nubatwike mu izina rya Yesu. Muri kure inzungano zacu, muri kure urugungano rw'ubuhumekero nonaha mu izina rya Yesu. Muri kure urugungano rw'igogora, muri kure urugungano rw'igogora nonaha mu izina rya Yesu. Murimbuke mu izina rya Yesu. Abadayimoni bafata igogora, nimurimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Abadayimoni bafata urugungano rw'imyororokere, nimurimbuke mu izina rya Yesu. Muri kure imyanya y'imyororokere y'abana b'Imana, muri kure mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubugumba nawurimbura mu izina rya Yesu. Break, 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 break. Break now in the name of Jesus. Umwuka w'ubugumba uraguhambira, ikinyabupfura gitera ubugumba mu izina rya Yesu rimbuka. Abana b'Imana ntago bakwiye kurangwa n'ubugumba, kuko urubyaro n'umwandu uva ku Uwiteka, ni umugabane wahawe abana b'Imana. Umwuka w'ubugumba rimbuka, va ku bana b'Imana, va ku bagore no ku basore n'abagabo, va ku bana b'Imana nona mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubugumba break, break, break mu izina rya Yesu. Imyuka ikuramo amaza rimbuka mu izina rya Yesu. Imyuka iza gukuramo inda z'abana b'Imana ngo zitavuka rimbuka, rimbuka mu izina rya Yesu. Murek rimbuka nonaha, rimbuka 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 mu izina rya Yesu. Rimbuka 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 rimbuka. Imyuka y'ikuzimu yangiza urwungano rujyana amakuru mu bitekerezo, rimbuka nonaha. Imyuka y'ikuzimu yangiza imvubura, rimbuka mu izina rya Yesu. Ndakurimbura mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha, rimbuka nonaha. Break, 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 break now in the name of Jesus. Imyuka y'ikuzimu yangiza uturemangingo, imyuka y'ikuzimu yangiza amagufa, imyuka y'ikuzimu yangiza amaraso ndetse n'uturemangingo two mu maraso, imyuka y'ikuzimu yangiza amagufa mu izina rya Yesu rimbuka, mu izina rya Yesu rimbuka. Imyuka y'ikuzimu yangiza za rigama, rimbuka mu izina rya Yesu. Rimbuka nonaha, rimbuka nonaha, rimbuka. Break, 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 break now. Imyuka y'ikuzimu itera indwara z'amaso, mu izina rya Yesu rimbuka, rimbuka nonaha, rimbuka nonaha. Indwara z'amaso ntago ari umugabane w'abana b'Imana. Abadayimoni bose batera indwara z'amaso, muve mu maso y'abana b'Imana, muvemo nonaha, muvemo nonaha, muvemo nonaha. Ndabirukana mu izina rya Yesu. Ndaguhambira mu izina rya Yesu. Ndaguhambira amaguru, ndaguhambira amaboko, ndakujugunya ikuzimu. Genda ugwe mu birunga by'ikuzimu, genda urimbukire mu bikoma bishyushye by'ikuzimu mu izina rya Yesu rimbuka. Rimbuka Satani, rimbuka imbaraga z'umwijima, va ku bana b'Imana, va ku bana b'Imana. Nta mugabane ufite ku buzima bwacu, nta mugabane ufite ku bana b'Imana. Rimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Break, 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 break now. Marayika w'Uwiteka nakugenze kandi akurimbure mu izina rya Yesu, nk'uko biri muri Zaburi 35. Uwiteka ingabo zawe yaba inini n'intoya zimanukire kuturwanira, zimanukire kurwanya ibintu binyamaboko byose. Ibi binyamaboko, imyuka y'ikuzimu, imyuka y'umwijima yahagurukiye kurwanya abana bawe, imyuka y'umwijima yahagurukiye gutoteza abana bawe, yose nirimbuke nonaha, yose nirimbuke nonaha. Vuga uti wowe nkurikiranye nonaha, vuga uti mwabadayimoni mwe, mwambaraga z'umwijima mwe, igihe cyanyu kirarangiye, igihe cyanyu kirarangiye, igihe cyanyu kirarangiye. Mwantoteje igihe kirekire, mwiziritse kuzanywa igihe kirekire, ariko uyu munsi ndabohowe mu izina rya Yesu, kuko ubohowe na Kristo ababohowe by'ukuri. Vuga uti ndabohowe mu izina rya Yesu. Muve ku buzima bwacu, muve ku buzima bwacu nonaha, muve ku buzima bwacu nonaha, muve mu mibereho yacu nonaha mu izina rya Yesu. Muve mu buzima bwacu nonaha, muve mu miryango yacu nonaha, muve mu gisekuru cyacu nonaha, muve mu bana bacu nonaha, muve mu miryango yacu nonaha. Abadayimoni batera abana bacu ubusinzi, abadayimoni batera abana bacu ubusambanyi, abadayimoni batera abana bacu kunywa ibiyobyabwenge, abadayimoni b'ikuzimu batera abana bacu ubwigomeke, mu izina rya Yesu nimurimbuke nonaha. Break, 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 break now. Abadayimoni bari gukurura ubutinganyi mu bana b'abakobwa n'abana b'abasore, murimbuke nonaha mu izina rya Yesu, murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Abadayimoni batera umwuka wa perversion, ubushurashuzi, imyuka itera ubuhehesi, murimbuke nonaha, murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Murimbuke abadayimoni batera abana kutubaha ababyeyi, murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Abadayimoni batera
ingo gusenyuka, abadayimoni bashwanisha abagabo n'abagore, bashwanisha abana n'ababyeyi, murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Abadayimoni batatanya imiryango, batera urwango mu miryango, murimbuke nonaha. Turabirukana mu miryango yacu, nubwo abakurambere bacu baranzwe n'inzangano, nubwo abakurambere bacu baranzwe n'ubugome n'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi, twitandukanyije nabo, twitandukanyije n'imirimo yabo, kandi twatse imbabazi z'ibyo bakoze bibi, twe duhisemo gukorera Uwiteka, twe duhisemo kuba abana b'Uwiteka, twanze kubatoza mu mibereho yacu, twanze gukora ibyo ababyeyi bacu bakoze, twanze kugendera mu bwicanyi bwabaranze, twanze kugendera mu nzangano zabaranze, twanze kugendera mu bikorwa bibi by'urwango n'ubugome byabaranze. Twe turashaka kuba abana b'Imana mu izina rya Yesu. Twitandukanyije namwe, muve mu buzima bwacu, muve mu ngo zacu, muve mu ngo zacu nonaha, muve mu kazi kacu aho dukorera, muve mu nzira zacu tunyuramo, mu izina rya Yesu. Murimbuke, murimbuke nonaha, murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Break, 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 break now in the name of Jesus. Aho mukura imbaraga hose nihakurweho, aho mukura imbaraga hose nihakame nonaha, nihakame nonaha mu izina rya Yesu Kristo Yeshua. Ibyo mukora byose ku buzima bwacu byose nibiteshwa agaciro, byose nibirimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Twizeye mu maraso ya Yesu, twizeye mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu bari utwezaho imyanda yose, bari utwezaho ibyanduye byose mu izina rya Yesu. Utweze, udutunganye mu izina rya Yesu. Imyuka yisanisha bapfuye, imyuka idusanga mu nzozi ikadusinyisha amasezerano mabi, ikadusinyisha amasezerano yanduye, murimbuke mu izina rya Yesu. Abagore n'abagabo b'ijoro, imyuka iza kudusambanya mu nzozi, twitandukanyije namwe mu izina rya Yesu. Wowe unkurikiranye ukaba ufite imyuka y'ikuzimu iza kugusambanya mu nzozi, wabyuka ugasanga abadayimoni bagusambanyije, itandukanye nabo nonaha. Vuga uti niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umudamu, vuga uti mwabagabo b'ijoro mwe, nitandukanyije namwe mu izina rya Yesu. Ntabwo nkingirwa abadayimoni, nitandukanyije namwe mu izina rya Yesu. Break now in the name of Jesus. Niba kandi uri n'umusore ukaba ubyuka ugasanga basambanye mu ijoro utazi uko byagenze, abo ni abadayimoni b'ijoro, itandukanye nabo. Vuga uti mwamyuka y'ijoro mwe, imyuka iza kunsambanya, muve ku buzima bwanjye, iyo ni imyuka yo mu nyanja. Abo ni aba mermaid, abo ni ba madamu samaki, ni abakobwa ba mami water, baba baje kugusambanya. Bashobora kuza bitiriye abantu, bashobora kuza bitiriye amasura y'abantu, ariko iyo ni imyuka mibi, ni imyuka y'umwijima, ni imyuka igambiriye kubangamira ubuzima bwawe, ni imyuka itera ubugumba, ni imyuka igambiriye kuzakubuza gushaka, ni imyuka igambiriye kuzasenya urugo rwawe. Kuko abo bagore b'ijoro nuryamana nabo ukicecekera, ibyo bizaba bibaye isezerano. Iyo uryamanye n'umukobwa cyangwa umugore, uba ugiranye isezerano nawe, itandukanye rero n'abo bagore b'ijoro mu izina rya Yesu. Divorce them now in the name of Jesus. Break. Amasezerano yose y'umwijima abasekuruza bacu basinye, amasezerano yose y'umwijima natwe twasinye, twitandukanyije nayo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije nayo nonaha mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira muri Yohana 14:14 ngo icyo nzasaba Kristo mu izina rye azakima. Niyo mpamvu Kristo ndakwinginze ngo aba bagore b'ijoro baza ku buzima bw'abasore, baza ku buzima bw'abagabo, aba bagore twitandukanyije nabo, kandi aba bagabo b'ijoro baza ku buzima bw'abakobwa n'abagore baje kubasambanya, twitandukanyije nabo, tubatandukanyije nabo mu izina rya Yesu. Tutandukanye nabo. Icyo utahuje Uwiteka ntikigahuzwe natwe, icyo utahuje natwe ntikigahuzwe natwe mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu nirimbuke, imyuka y'abapfumu nirimbuke nonaha. Abapfumu bahagurukiye kurwanya Imana, umwuka w'ubupfumu, umwuka w'ubukonikoni, imyuka y'ubupfumu ikorera mu itorero, iyo myuka yose nirimbuke nonaha. Break now in the name of Jesus. Mwese nimurimbuke, mwese nimushwanyagurike mu izina rya Yesu. Imyuka y'ubupfumu, ubupfumu bwirirwa bukorera mu bigiye bitandukanye, mu izina rya Yesu nimurimbuke. Imyuka y'ubupfumu nirimbuke, imyuka y'ubukonikoni nirimbuke, imyuka yose yanduye y'umwijima nirimbuke mu izina rya Yesu. Imyuka yose yaje gukora abana b'Imana ku Mana, yose nirimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Kandi ijambo rya rirambwira mwami Uwiteka ngo icyo nzahambura mu isi no mu ijuru kizahamburwa. Uwiteka iri joro yaba kuri njyewe ndetse n'unteze amatwi, mpambuye ku buzima bwacu, nzanye ku buzima bwacu umwuka uva kuri wowe Uwiteka, umwuka uva kuri wowe natumanukire mu izina rya Yesu. Data muri uyu mwanya, data muri aya masaha, turakwingiza ngo uduhe umwuka uduhindura abana bawe, nk'uko biri mu Baroma 8:15. Ijambo rimbwira ngo ntabwo twari mu mwuka w'ubwoba, ahubwo twari mu mwuka uduhindura abana b'Imana,
ari wo mwuka dutakira tuvuga ngo Aba Data, umwuka uduhindura abana b'Imana. Uyu munsi utumanurira Uwiteka, duhinduka urubyaro rwawe, duhinduka abana ukunda kandi ushima. Kandi uyu munsi mwami uduha umwuka w'ukuri kw'ijambo ryawe, uduha umwuka w'ukuri kwawe nk'uko biri mu rwambere rwa Yohana 4:6, nk'uko biri muri Zaburi 51 umurongo wa 10. Kandi Uwiteka turakwingiza ngo uduha umwuka w'ukuri nk'uko biri muri Yohana 16 umurongo wa 13. Uwiteka kandi turakwingiza ngo uduha umwuka wo kuzuka, uduha umwuka w'ubuzima, uduha umwuka w'ubuzima bugwiriye busagutse. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo icyazanye Yesu Kristo ni ukumara imirimo ya Satani, yego, ariko kandi akaduha ubugingo, akaduha ubuzima busendereye mu izina rya Yesu. Nk'uko kandi biri muri Yohana 11 umurongo wa 25, nk'uko biri muri Yohana kandi 10 umurongo wa 10, mu izina rya Yesu. Turakwingize mwami uduhe impano z'Umwuka Wera nk'uko biri mu rwambere rw'Abikorino 12 guhera ku murongo wa 9 kugeza ku wa 12. Data, mu izina rya Yesu, duhaze ubwiza bwawe, duhaze ubuntu bwawe, duhaze imbuto z'Umwuka Wera, duhaze imbuto nziza mwami kuyabihannye, duhaze urukundo, duhaze ibyishimo, duhaze amahoro, duhaze ubugwaneza, duhaze imirimo myiza, duhaze kwicisha bugufi, duhaze kuba indahemuka, uduhaze kandi kwirinda mu izina rya Yesu Kristo. Ngusabye nizeye, ndakwingiza ngo duhaze ubwiza bwawe mwami, uduhagishe ubwiza bwawe, uduhagishe ubwiza bwawe, uduhagishe ijambo ryawe, utwuzuze Umwuka wawe Wera, utwuzuze Nyagasani Umwuka Wera, kandi udusukeho amavuta yawe n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe budutwikire, amavuta yawe adutwikire, imbaraga zawe zitube hafi mu izina rya Yesu. Utubere inkingi y'umuriro ku manywa, inkingi iturinda, inkingi twereka icyerekezo, kandi utubere inkingi y'igicu, utubere inkingi y'igicu ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu. Mu ijoro utubere inkingi y'umuriro, ku manywa utubere inkingi y'igicu mu izina rya Yesu Kristo Yeshua. Kandi Uwiteka niwe duhimbaje, niwe tunezerewe, niwe twishimiye kuko uri Imana yacu, tukwishimiye kuko uri Imana yacu mwami mwiza. Rero Uwiteka ndakwingiza ngo uduhe kwigira mu ijambo ryawe, uduhe kwigira mu migambi yawe mwami Uwiteka, kandi uduhe guhishurirwa, icyo utwishuzaho, uduhe guhishurirwa icyo dushakaho mu izina rya Yesu. Ndakwingiza ngo rero amaraso ya Yesu aba ari yatweza, yaba yeza imibiri yacu, yeza imibiri yacu, yeza ubugingo bwacu, yeza umwuka wacu, yeze n'ibitekerezo byacu mu izina rya Yesu. Yeza aho dutuye, yeze imitungo yacu, yeze business zacu, yeze ingo zacu, urushako rwacu, yeze Nyagasani n'umurimo tugukorera, our ministries mu izina rya Yesu. Amaraso yawe aba ari yatweza mwami Yesu, amaraso yawe aba ari yatweza, amaraso yawe atubera uburinzi, amaraso yawe atubera urukuta rw'uburinzi mu izina rya Yesu. Amaraso yawe aburizemo ibitero by'umwanzi, amaraso yawe aburizemo ibikorwa by'abapfumu n'abarozi mu izina rya Yesu, aburizemo imitongero y'abapfumu n'abarozi, aburizemo ibyo barozi n'abapfumu bacuragura, byose biburizwemo mu izina rya Yesu. Ingabo za Satani, ibikorwa bya Satani byose biburizwemo, biteshwa agaciro mu izina rya Yesu. Break now. Ibikorwa bya Satani byose I nullify you now in the name of Jesus. Ndabatesha agaciro, ndabarimbura nonaha mu izina rya Yesu. I destroy you now, I cancel your power now, I cancel every evil work from your side in the name of Jesus. Break now in the name of Yeshua. Murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Imyuka y'abadayimoni, ibinyamaboko byose, ntumwa za sekibi ku buzima bwacu nizirimbuke mu izina rya Yesu. Ubugingo bwatwihambiriyeho, ubugingo bw'inkozi zibi bwatwiziritseho, ngo bujye bugenzura ibitekerezo byacu, ngo bujye bugenzura imigambi yacu, ubwo bugingo bwose nibuvunagurika nonaha mu izina rya Yesu. Break now in the name of Yeshua Jesus Christ. Murimbuke rero imbaraga z'umwijima, murimbuke nonaha imbaraga zisenya ingo, imbaraga zitera indwara, imbaraga zitera ubukene, imbaraga z'umwijima zitera ubukene, imbaraga z'ubukene ni murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Ntabwo ubukene ari umugabane w'abana b'Imana, murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zangiza ingo, imbaraga z'umwijima zangiza imiryango zikayitatanya, murimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Uwiteka rero ndatura ko tubahowe, ndatura ko dutabawe, ndatura mu izina rya Yesu ko abana b'Imana batabawe nonaha, baratabawe nonaha, bararengewe nonaha. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo utabawe na Kristo abatabawe by'ukuri, abarengewe by'ukuri. Uwiteka dutabare, Uwiteka uturengere mu izina rya Yesu Kristo nambaje nizeye, amen. Wowe unteze amatwi, wowe nkurikiranye, vuga uti amen. Kuko umwami Yesu Kristo ni umwami, kandi umwami uwo abatuye by'ukuri. Ndakumenyesha ko rero uko usenga, uko wizera umwami wawe Yesu Kristo, niko Satani ahunga ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo murwanye Satani
nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Uwiteka kugirire neza mu izina rya Yesu. Amen.